Nshuti bakunzi ba Inyatsi Media TV, mbanje kubasuhuza aho muherereye hose mu duce twose tw'u Rwanda, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu uyu munsi dufiteho abajene basa neza papa. Aba bajene rero hano turi muri paruwasi ya Runyinya, diocese ni ya Byumba, santarari n'umuri ni ya Runyinya. Rero aba bajene rero bamaze iminsi 3 muri weekend de jeune yabereye hano. Uyu munsi rero twifuje kuganira nabo kugira ngo batubwire se muri weekend de jeune ni kibakuyemo, ubundi weekend de jeune ni iki. Gusuhuje umeze ute? Meze neza cyane. Ongerejwe? Meze neza cyane. Bakwita nde? Anyitanza Nzamuro Patrick. Aha tutse muri santarari ya Runyinya. Ari na paruwasi ya Runyinya. Weekend de jeune ni iki? Weekend de jeune ni ihuriro ry'urubyiruko rifasha urubyiruko kwiyunga hamwe, gufatanya mu bikorwa runaka, bikabarinda ingeso mbi zo hanze, bakajya inama kugira ngo mbese hamwe nk'urubyiruko twese hamwe twibumbire hamwe dutere imbere tugire icyo tugeraho. Yes, nko muri weekend de jeune imaze iminsi 3 ni kiwungukiyemo niki ukuyemo kigiye kugufasha? Weekend de jeune imaze iminsi 3, ikintu nkuyemo mbere na mbere baduhaye inyigisho bijyanye na kiliziya, twungutsemo ibintu byinshi twari tutazi, twagiye tubonamo ibintu byinshi bitandukanye, inama zitandukanye twagiye duharwa n'abapadiri bacu. Ikindi twahuye n'abayobozi b'imirenge bagiye badufasha byinshi, batwungura inama n'ibitekerezo, batubwira uburyo twatera imbere dufata inguzanyo n'uburyo twazikoreshamo. Kenshi na kenshi ntabwo tuba tuzi ibyo dukora, ariko neza iyo batwigishije tumenya icyo tugomba gukora, tukamenya inzira tunyuramo kugira ngo ibintu bigende neza. Twabonye umuyobozi wa agoronome w'umurenge wa Tabagwe nawe aje kutuganiriza, yatubwiye ibintu byiza, uburyo twahinga, uburyo twashyira amafaranga, mbese buri kimwe cyose yagiye atubwira inama z'ibyo twakora byose kugira ngo dutere imbere, ibintu bizagende neza, urubyiruko rugireho ruva n'aho rugera. Murakoze cyane. Amazina ni Maniragwa Jean Bonheur, nuruka muri santarari ya Runyinya, paruwasi ya Runyinya, diocese ya Byumba, abamagariye muri paruwasi ya Runyinya. Yego. Ukaba uhagarariye urubyiruko muri paruwasi ya Runyinya, ariko ndatekereza ko uyu munsi weekend de jeune imaze iminsi 3 irarangiye. Weekend imaze iminsi 3 irarangiye, yaduhuje n'abajene muri paruwasi ya Runyinya, santarari nenye Spesari mwe. Aho rano turi abajene 216, duhabwa inyigisho zitandukanye, ubuzima, nimbaza igitambo neza, cy'Ukaristiya, n'ibigezweho mu rubyiruko nuko twakiteza imbere. Ubona iyi weekend de jeune ari uhe mumaro ifite mu rubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urwa Kiliziya? Weekend de jeune icyo ifitiye akamaro mu rubyiruko ahanini ifasha urubyiruko gukanguka rukaba maso bitewe n'iterambere rihari ubu ngubu, kubera ko duhuramo turi abajene dutandukanye, hari icyo twigira ku bandi bajene bagenzi bacu bitewe n'uko tubabona. Ahanini n'inyigisho duhabwa ziradukangura, zigatuma muri twe dukora kandi twizeye ko imbere azaza hatari heza, azaba ari heza. Okay, ni iki wungukiye cyangwa se ukuye muri weekend de jeune? Weekend de jeune mbere na mbere nakuyemo uburyo ngomba kwitwara mu gihe nageze mu Kiliziya, ndimo kwitegura kuvuga igitambo cy'Ukaristiya. Ikindi inyigisho baduhaye zatumye muri nge hari ibindi niyunguramo, bizatuma imbere yanjye hazaza hazaba heza. Mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi bamwita nde? Uramutse ugize nk'amahirwe guhura na papa, wari wahura na papa imbona nkubone? Uramutse uhuye nkawe niki bamusaba? Ikintu namusaba mbere na mbere ni ukutuba hafi nk'urubyiruko, inyigisho nyinshi zidukangura kandi nyine zitwereka ko ari twe mizero y'ejo hazaza ya Kiliziya hamwe n'igihugu. Kosa amazina ni Dukundane Aime Ernestine, nkaba naturutse muri santarari ya Mirambo, diocese ya Byumba, paruwasi ya Runyinya. Paruwasi ya Runyinya. Nawe uri umwe mu bajene bitabiriye weekend de jeune hano muri paruwasi ya Runyinya? Yego. Wenda nk'ikibazo nge nakubaza, hano twaje hano kugira ngo twige twunguke ibintu byinshi nkuko bamwe muri bagenzi babagiye babivuga.
ariko se nk'uyu munsi wenda duhereye kuri muri u Rwanda rw'uyu munsi hari ibibazo byugarije u Rwanda, harimo nk'ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'abangavu, bakobwa bato baterwa inda bakiri bato. N'ubuhe buryo ibyo bibazo byakemurwa? Ukuntu byakemuka, abajene dufite ingeso yo kwigunda, nimba ari umurimo tukizigamira tukavuga ngo ntabwo dushobora gukora. Ababyeyi bakabyuka bakadusiga mu rugo twiryamiye, ni hahandi abakobwa batwara inda zitateganyijwe bakabyarira iwabo, kuko umuhungu akaza akagushukisha amafaranga, nimba afite nk'ibihumbi 5 we nayo ufite akaza akakubwira ati waza tukaryamana nkaguheza ayo mafaranga, nawe ukabyemera, rero ugasanga usamye inda itateguye ukabura byaye nyine cy'umwangavu. N'ubunebwe. Yego, n'ubunebwe dukwiye kwikuramo ubunebwe nk'abajene kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera. Kwitande? Amazina ni Karen Uwimana. Karen Uwimana uri umwe mu bajene bitabiriye iyi weekend ojene. Niki wakuyemo wowe? Weekend ojene. Ubundi ikintu nakuyemo cyangwa se mvugira n'abajene bagenzi banjye nuko twakuyemo kwigira. Yego. Tugakura amaboko mu mufuka tugakora. Twamara gukora tukiteza imbere, twamara kwiteza imbere haba bacikanwa amashuri bakabasha kuba basubira mu mashuri. Kubw'izo mpamvu rero twabikesheje weekend d'ojene yabereye hano muri paruwasi ya Runyinya muri diyosezi ya Byumba. Ijambo rimwe kuri padiri ushinzwe urubyiruko, omoniye w'urubyiruko muri diyosezi. Omoniye w'urubyiruko kuri diyosezi yatubwiye byinshi bitandukanye. Yatubwiye uburyo nyine abajene tugomba gukora dukuye amaboko mu mufuka, tukumva yuko turi abajene batajebetse.